Twongeye kubashimira kandi tunabasuhuza abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Mwari muri aho. Turabakunda kandi tunabifuriza ibyiza. Bityo rero namwe mujye mutwifuriza ibyiza kuko nibyo twahawe. Ngira ngo ibiganiro bishize twavuze ukuntu hateguwe abahabwaga ya mizingo izavamo ibyanditswe bizakubirwa bizashyirwa mu gitabo cyiswe Bibiliya. Uwo Eliminati yari yatoranyije yaraje yigaragariza abari bariho icyo gihe bahabwaga iryo yerekwa, aravuga ati mwebwe badukomokaho igihe nikigera hari igihe hazaba imijyi bya bituro byanyu mwagombaga guturana nabyo bikurweho, ariko kuko twebwe tutajya dukunda abacu ko bazimira bahoraho bagahora mu bituro byabo baturanye nabyo, turashaka yuko igihe utakaje umubiri bazajya bakuzingira mu kirago na ya mizingo yawe bakandikaho izina ryawe. Noneho twategura uzandika icyo gitabo cya Bibiliya bakazajya bareba wa muzingo n'izina rya nyirawo, noneho ibyanditswe babikuramwo bakabishyiramwo n'izina rya wa wundi, noneho kikaba igituro cyawe gituranye na bya byanditswe byavuye muri ya mizingo. Noneho ugaturana na mugenzi wawe nawe ibyanditswe bye bitandukanye n'ibyawe, ugaturana na mugenzi wawe nawe ibyanditswe bye bitandukanye n'ibyawe, kugira ngo mukomeze guturana n'ibituro byanyu. Noneho cya gitabo tukazacyohereza mu banzi mu babyawe n'abanzi bacu bahawe ijuru rya mbere, twe igihe cy'umunara w'i Babeli tukazafungirwa mu nyanja, ndetse abakomotse kubafungiwe mu nyanja ari twebwe twari turimo kubabwira iri yerekwa tuba mu butayu bwa Eliminati, ibyitwa zone 51. Turabasobanurira ibihishe buri wese adashobora kumenya. Noneho ibyanditswe byawe bikazajya biturana n'ibyanditswe bya mugenzi wawe, hanyuma noneho buri umwe akajya ahagararira ibyanditswe bye, ariko agaturana nabyo, kikitwa igituro cy'ibyanditswe, igituro na nyiracyo mu byanditswe. Rero ibyo tuzabyohereza mu birabura bagambaniye ababyeyi bacu bagafungirwa muri Bermuda, ndetse bikaza no gutuma natwe dufungirwa mu butayu. Rero aho ngaho muzaba mugiye mutari ku butaka bw'iwanyu, noneho mwinjire mu mibiri ya ba bandi, mwinjire mu mitima ya ba bandi. Najya apfa akiriho, kuko abana n'ibituro na ba nyirabyo kandi batishimiye, batanezerewe, ahubwo bishimiye aho bari. Ngira ngo twabivuzeho yuko ujyanywe muri ariya marimbi bamushyiraho na ya makaro y'umweru, kuko yakoreye umwuka wera ndetse n'abera, ariko ari ku butaka bw'abirabura. Noneho abirabura niba bari kuri patroyi baraza bakavuga wowe uramara icyaha, narindi ku gituro cy'uwanjye washyinguwe aha inzu ye yashyizwa.
ko wakoreye mu nyanja ya Bermuda se ugakorera abera, hari abirabura wigeze ukorera bibigabiro tokagenda akajya kwa Gaburiyeli ati ko nabakoreye nkakandagira Satani nkakandagira karande nkakandagira ibyahanga mu mashyamba, none koko wanyakiriye ko hariya banyirukanye kuri yanzu yanjye. None se ninjye wakubwiye ngo ujye urya inka z'abazima, ujye urya ihene z'abazima, wanga abazima uhitamo abazima? Genda ujye kwa Gaburiyeli n'umuranzi epfo yo mu majyepfo ya Kivu y'amajyepfo, ugenda ubabwire. Yagera kwa Gaburiyeli bambe kwa Nsibura, yagera kwa Nsibura yakoreye wahise watumye barya bene wabo igihe cya Ruganzu, ati ntiwirirwa utokesha abapfumu n'abazimu n'imandwa n'ibiki byose ibyo ko ari ibyanjye ukaba uri mubera bo mu nyanja, agenda ujye kwa Gaburiyeli. Gaburiyeli akamwirukana, Nsibura akamwirukana, agatangira kuzerera. Noneho uruzerera arimo kuzerera bigatuma n'abamukomokaho bazerera. Rero ba bandi bashyize mu byanditswe ariko bikaba ari ibituro bituranye na ba nyirabyo, ubwo ni icyanditswe kigomba guturana na kigenzi cyacyo, kigomba guturana na kigenzi cyacyo, n'iby'ibingibi bibarizwa muri aya marimbi. Ngira ngo murabibona ayo marimbi. Ubwo urumva utuye aho ngaho muri iryo rimbi nta sano afitanye n'umwegereye. Niba adafitanye isano n'umwegereye ni ukuvuga ngo nta nubwo bazanaganira, kuko abaganira ni abaziranye. Aba rero ntago baziranye, aturanye n'uwo bataziranye. Iyo uturanye rero n'uwo utaziranye nawe biragoye ko mwaganira kuko ntimuhuza. Ntabwo abo ngabo ari abanyamuryango do. Rero katwumve icyo barimwo bavuga. Indi icukuye izamuye na bokisima ifite amakaro imbere, tukamenera dare, hanyuma tukazashyingura tugakora finisage y'amakaro $430. Noneho hakaza icyiciro cyitwa VIP kigera muri $600. Iki gisabwa n'abantu bafite abantu benshi. Uko byamera kose uzapfa, najya ukubwira ibi nzapfa. Umva uwo muzimukazi. Ese koko ukurikira akavuna, ese koko azapfa? Igisubizo turabajije ngo ese koko niba ukurikira akavuna ukaba womatanya nawe uzapfa? None se dusubiye mu mizi, buriya Musinga yarapfuye ko yanze kugambanira u Rwanda? Ntagaragara mu mizi. None se Fred Rwigema wabaye umutabazi, mukaba muryama mugasinzira, akabaha n'icyitwa Rama, ubu yarapfuye? Rero uhagaraye avuga ngo uko byagenda kose uzapfa, yomatanye n'abapfa. Irinde rero gupfa, uhoreho. Irinde gukora amakosa atuma ugomba gupfa. Burya upfa n'upfa gihagaze. Iyo urinze gupfa uhagaze, ukurwa mu mubiri ukagumaho. Ariko iyo wapfuye uhagaze, niyo mpamvu bashobora kukujyana hariya, abanyabigari baba bacaho bari muri patrol barimo bareba ibirimo gukorwa, bahita bavuga
sha wambuwe ubutaka sha nk'ubu ngubu ukabona nta butaka agira, wambuwe ubutaka sha, ariko uri uwacu, we guma aha ngaha. Ariko iki ngiki cyaratwanze kiguma muri bya bituro, kigende kitoke. We bakakureka. Ushobora kuba tugenda mu nzira, bakakukurura bakakujyana. Njyewe wangeraho kuko mfite ingabo zindinze n'ibiki byose ndi uw'ijuru. Kavuna mu mureka agende, kuko womatanye n'abana b'ijuru, kuko ukunda u Rwanda. Urakandagira karande n'ingoma yimwe na data wa twese, uririrwa mu isengesho. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe gute uri mukandagira ingoma ye? Ngo urakandagira Satani. Ni ikizima cyiza, ni bucura bwa rurema, gikomoka hazabigogwe, gihagaze mu bera, kiri Roma. Uzumve ko hari ibisasu bajugunya Roma. Ari umugabo ukomeye. Uriya niwe uhagarika biriya bisasu ngo batabitera ku butaka bw'abirabura. Ariko ibigoryi biri aha ngaha byirirwa bimukandagira, ukagira ngo byamuhaye akazi. Ndakandagira n'Imana yarananiwe, wowe wamukandagira gute? Ngo Kavuna ngo afite abazimu ngo ibiki n'ibiki. Niba wari uzi yuko icyo gitabo kirimo abazimu batanagukunda. Njyewe mpagarariye abazima, ndwanya abazimu, kandi aho abazima bari batsinda abazimu. Niyo mpamvu u Rwanda ari akadomo. Kongo bagize ngari, ba Burundi, Tanzania yinjiriwe na bino bikweto by'abazimu ngo ni gikwete n'ibiki byose na cya kigore gikomoka mu kirwa. Bose banga u Rwanda, ariko rwa Rwanda rw'akadomo rurabananira. Niba banyumvaga bagakurikiza ibyo mvuga, bakabyubaha, banakomera kurushaho.